nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bene data, muri gukurikirana ijambo ry'Imana kuri uno muyoboro, nagira ngo dukomeze inyigisho turimo kwigira hamwe, inyigisho dusanga mu byahishuwe aho turimo kwiga amatorero 7 icyo mwuka w'Imana yagira ngo abwire itorero ryayo. Ngira ngo mbisegureho mbabwira ko tutari byiga amateka y'aho itorero riri cyangwa se abaritangije n'aho bigeze uyu munsi. Ubu tukaba tugiye gutangira kwigira hamwe itorero rya gatatu, ari ryo torero ry'Iperugamu. Twigire hamwe icyo Imana yashatse kubwira abantu bayo muri kino gihe. Twebwe byatumarira iki n'iki turi buryigiremo. Yesu nashimwe. Nagira ngo tubumbure Bibiliya zacu cyangwa se ukurikirane ibyo ndi busome. Byahishuwe 2 ku murongo wa 12 tugeze kuri 17. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati, nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukaga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu, wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisirayeli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo mbatikura inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Bene data, nagira ngo twibukiranye yuko dutangira kwiga no matorero twasanze yuko itorero rya mbere ari twebwe, n'imibiri yacu niyo mwuka w'Imana atuyemo. Ubwo nagira ngo dufate nkaho ari urwandiko rwacu bwite Imana iri kutwandikira muri kino gihe, ubwo ibihe bikomeza kuba bibi. Icyo Imana idusaba ni igiki? Yesu ashimwe. Twize rero ko Imana ituzi kandi ikamenya intege nke zacu n'imbaraga zacu. Yesu ashimwe. Iri torero rero Imana ifite ibyo yarigayeho n'ibyo yarishimyeho. Imana rero yari irizi nk'uko yari izi itorero ry'Efeso n'ayandi yose. Yesu ashimwe cyane. Noneho Imana yavuze ngo uribwire Yohana, ryandike uribwire ko nzi ko rituye aho intebe ya Satani iba, kandi ko nzi uburyo ritanyihakana rikagumana izina ryanjye. Yesu ashimwe. Iri torero ry'Iperugamu turigiyeho ubwaryo bwite, ni itorero ryubatswe mu gihe itorero ryari riri mu itotezwa. Igihe Yesu Kristo amaze kugenda, yaragiye asiga avuga amagambo akomeye, arababwira ati, ndagiye ariko mugiye kuzababazwa. Ni ukuvuga ngo yasize abantu batizewe, batemewe. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwari buhari kiriya gihe bwashyizeho amategeko ashoboka kugira ngo barwanye ibya Kristo, banabakubite. Bamwe barishwe, abandi barababazwa, abandi baratwikwa n'ibindi byinshi. Ni ukuvuga ngo rero nubwo babakubitaga bagira ngo baramye izindi mana, bashiragaho ibigirwamana. Nk'abami baje ba Konstantino n'abandi bashiragaho amashusho asa nabo kugira ngo abantu b'Imana bave ku Mana nzima baramye ibyo bigirwamana. Ariko rero bari barakiriye Yesu nyakuri, aba Kristo benshi bakomeje kwemera kubabazwa, harimo ba Antipa n'abandi bose ntibayivaho. Rero tuzi yuko Imana byose bireba. Rero nawe nagira ngo uyu munsi nkubwire ko Imana iza aho utuye, iza aho usengera, izi kwizera kwawe uko guhagaze, intege nke ufite cyangwa se uburyo ugerageza gukiranuka, byose Imana irabizi kuko nta kinanira, byose irabireba bitewe n'imbaraga zayo. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntabwo rero ikiyoberwa ko abantu bayo bazira kuba mu isi, bakazira kuyikurikira cyangwa se kuyemera. Amizero yose rero waba ufite wowe urimo kunyumva uyu munsi, nagira nkubwire ko Imana ari y'ukuri, kandi abayizera nabo bazi kugendera muri uko kuri kwayo. Rero muri Yohana 16 Yesu Kristo abwira abari bamwizeye, harimo abigishwa, bababwiye ngo mugiye kubabazwa. Ariko rero ikintu cyiza yavuze ku murongo wa 33 yaravuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye.
haleluya. Si ahandi dukura amahoro ni muri Kristo Yesu. Nubwo itotezwa rihari, nubwo ibihe bitatworohera kugira ngo tubashe gukizwa neza, kubera ko twebwe uturwanya ntabwo akiri abami n'abadutegeka, kuko twagiriye ubuntu. Abari mu bihugu byiza bararamya Imana, ukwizera ko bagushira habona, ariko hari n'ibindi bihugu bidafite amahirwe yo kuramya Imana mu kuri no mu mwuka uko babisobanukiwe. Rero Yesu yaravuze ngo muri jye hari amahoro yuzuye, kandi aravuga ngo mw'isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Haleluya. Iryo ni isezerano ku bamukurikiranye. Ni ukuvuga ngo ni ihame rihari. Imana yacu yanesheje isi. Nagira nkubwire, imyaka waba ufite yose, igihugu cyose waba urimo cyose, Imana ntiyobewe yuko wose atanashaka gushonjomera n'uwayizeye, ngo ameze nk'intare yirirwa izenguruka abantu b'Imana kugira ngo irebe ko yagira umwe imira, irebe ko yagira umwe ijyana mu bwami bwayo. Ariko nagira nkubwire ko mu Byahishwe 3:11 Imana iravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ukwambura ikamba ryawe. Icyiza rero itorero ryari rifite ni iki? Nuko ritigeze ryihakana izina ry'Imana. Reka nkubwire, kutihakana izina ry'Imana ni ibintu bishobora gukorwa mu gihe uguwe neza, mu gihe ufite amahoro, ariko cyane cyane abangaba bari mu itotezwa. Nawe ushobora kuba utotejwe mu buzima urimwo, cyangwa se aho uri ugasanga itotezwa wenda ntibakigutera amabuye nka ba Stefano mu buryo bugaragara, ariko urahatebwa mu mwuka. Iyo uvuze Imana abandi bakagutera amabuye, washaka kuvuga Imana nyakuri abantu ntibabyumve, uwo ni umwuka uri mu isi. Ariko Umwami wacu yaravuze ngo binesheje byose. Ikimana idusaba ni iki rero? Ukaba wumva uri mu mwuka nk'uw'i Perugamo, ukumva utuye ahantu ugoswe na Satani, byaba bihagaze ku iterambere cyangwa se ibishukano by'isi bishaka kudukura ku Mana yacu. Ikimana idusaba mu Byahishwe 3:11 iravuga ngo ndaza vuba. Uvuga ngo Umwami wacu azagaruka kutujyana. Niwaba ukiri muzima uzagenda, nta kabuza, kuko yaravuze ngo azaza vuba. Ntabwo azahera mu ijuru cyangwa se ngo avuge ijambo ngo nimuze, ahubwo impanda izavuga, hanyuma bamwizeye bagende, abasigaye basigare bizera binyuze mu mbaraga zabo, bacungurwe n'amaraso yabo. Ariko icyo nshaka kukubwira cyane cyane nuko kugeragezwa bizahoraho, ngo amakuba n'ibyago ni byinshi kubizera Imana, ku mukiranutsi, ariko Uwiteka babibakiza byose. Rero kugeragezwa no kugira ibibazo mu isi ni ibintu bijyana n'imibereho y'umuntu. Niba ufite umubiri uzageragezwa, uzababazwa kubera ko wahisemo ukuri. Haleluya. Dukwiriye rero kuba abantu bameze nk'iri torero ry'i Perugamo muri kino gihe. Nubwo urugezo atari rumwe, batakituzanira ibintu turamya, ahubwo isi irashaka ko tuyiramya, irashaka ko tuva mu nzira y'Imana tukaramya ibigirwamana, tukaramya ibintu byita Imana imbere yacu kugira ngo tureke Imana. Ariko ngo komeza icyo wahawe. Icyo twahawe rero ni iki? Ni agakiza, ni umucyo w'ubugingo, ni Yesu Kristo, ni umugati w'ubugingo. Uyu munsi nagira ngo twibukiranye yuko aho waba uri hose, aho waba uherereye hose, Imana irakuzi kandi izi igeragezwa ryawe. Haleluya. Izi kwihangana kwawe, izi uburyo usenga bitoroshe, izi uburyo wiyiriza. Haleluya. Irabizi ko wigomye byinshi ku bwayo. Izagaruka kukujyana. Haleluya. Ni gute rero dushobora kuba ahantu hagoswe n'ubwami bwa Satani? Intebe yayo tuyibona aho tuba, tukayibona aho tugenda, tukayibona aho dukorera, kagira ngo ihore izi imbere. Ni gute rero dushobora kuba abantu bayinesha? Dushobora kuba abantu bakomeje icyo twahawe. Gukomeza no kuvuga ngo ni ugufata ikintu kitagucika. Haleluya. Agakiza rero karaharanirwa, agakiza twagaherewe ubuntu, ariko tugomba kuba turi abantu bari maso, binyuze mu kwihangana, binyuze mu kugendera mu kw'Imana idusaba, kuko kandi dushobozwa byose n'Imana iduha imbaraga. Hari abantu bashaka kubwira ngo biroroshe, isi iraryoshe, ntabwo twareka ibyo tubamwo, ntabwo twareka gukora Satani. Benshi baranatinya kuvuga iryo zina, ariko niko biri. Mu gihe utari ku Mana uri kwa Satani, inzira n'ebyiri. Bakavuga ngo ntitwareka ibi kubera ko biryoshe. Ariko nagira ngo ubwire yuko kugira ngo ushobore kunesha intebe ya Satani ntuyiramye, kugira ngo ushobore kuba ahantu ubwami bwayo buri, ukomeze icyo wahawe, ni ukwitandukanya n'isi. Nukumenya yuko ukabwira umutima wawe uti genda umwana w'Imana. Jewe muri iyi si ndi umuntu ahita, ariko mpari kugira ngo ngaragaze ubwiza bw'Imana. Ugomba guhagarara yo mu Baroma 12:2 aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Icyo ni kimwe kizaguha imbaraga. Nukomeza kwibuka uri we, uzaba i Perugamo ariko uneshe. Haleluya. Niyo mpamvu nanone muri Yakobo 4:7 avuga ngo nuko rero mugandukira Imana, ariko murwanye Satani. Satani ararwanywa bene data. Aba bantu barakubitwaga,
aba bantu barigizwagayo, aba bantu baratwikwagwa, abantu babimaga imirimo kubera ko bizeye bagakumirwa. Nukuvuga rero Satani kugira ngo umuneshe no kumurwanya, nta bundi buryo umurwanya ute? Kutazamubona aje mu muriro, aje mu iterabwoba, ashobora no kwigira marayika mwiza. Uzamurwanya mu gushishoza, uzamurwanya mu gukorera Imana, uzamurwanya mu kumvira ijambo ry'Imana, nawe azaguhunga. Ntashobora kwihanganira umuntu akomeza kwanga kujya mu ruhande rwe. Haleluya. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, mubisha wawe ntacyo yagutwara. Ego nibyo arategeka isi, ariko dufite umwami wayinesheje, niwe udushoboza, niwe utuma duhagarara. Haleluya. Dukwiriye kuba abantu bibaza buri munsi mu kintu cyose uko cyaba kingana, ingamba zose twafata, imirimo yose twafata, tukaba abantu biyemeza bakavuga ngo nemeye ingaruka. Uyu Antipa yarari mu bantu barimo gutotezwa, ariko yemeye agera ahantu arapfa ku bwa Yesu. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo kubaho ni Kristo no gupfa n'inyungu, byose ngo akabireba nk'amasi. Niko yavuze. Rero ntabwo dusabye ngo ugende mu muhanda uri umuntu urakaye, ariko baho mu gukorera Imana, mu kwitandukanya n'iby'isi. Mu kwitandukanya n'isi ni ukuvuga iki? Nuvuga ngo tuzarya nkabo, tuzambara nkabo, ariko imirimo yacu izahora ihagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Tuzajya dukora ibyo twabwiwe. Naho itandukaniro riri. Ikigutandukanya n'abandi ni iki? Igituma utishushanya n'ab'iki gihe ni iki? Nuko wanze kuramya intebe ya Satani. Ibyo tuzabimenyera kuko uzavuga uti nanze kuyiramya. Mu gutekereza, ukoresha ibitekerezo byawe mu mahitamo yawe, hagomba kuba mu ijambo ry'Imana. Mu gukora kwawe hagomba kubaho kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wayo. Yesu ashimwe. Haleluya. Mu Efeso kandi 27 aravuga ngo kandi nimubererekere Satani. Kubererekera no kuvuga ngo numukumuha akanya na gato. Umuhaye akanya na gato araguconshomera, ariko ntimumubererekere na gato na gato na gato. Ibyo ngibyo nibwo buzima dukwiriye kubamo, ngo tukiri mu isi dufashigiye mu ntambara. Ese twiteguye kumera nka Antipa b'iki gihe? Antipa agomba kuba Antipa mu rugo, akaba Antipa mu kazi, akaba Antipa mu bushuti bwe n'abantu, ukemera ukazira gutakaza ibintu byose isi rimwe irakuresheshamo kugira ngo ikujyane. Haleluya. Kuko hari abantu benshi barimo kuramya Satani mu kurekura, mu koroshya ibyaha nk'umuka w'Abanikolayiti. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yohana ngo bwirira itorero ko mbizi, ndabizi ko rigeragejwe, ndabizi ko rituye ahantu Satani ari, ariko hari ibyo ndigayaho iki? Nuko byaretse yuko abigisha bameze nka Balamu na Baraki kiriya gihe bashaka ubwoko bwanjye busambana buva kuri nge bukurikira indamu. Haleluya. Ngo bameze nk'Abanikolayiti. Abanikolayiti ni abantu baje ku ngoma ya cyami ya kiriya gihe cy'Abaroma, bakazana inyigisho zo korosha ibyaha, inyigisho zo korosha ibintu, kugira ngo abantu bave ku Mana, bagende bava ku mahame y'agakiza nyako, bagende bareka ibyo Yesu yategetse, ahubwo bayoborwe n'imirongo ngenderwaho abami bagendaga bashiraho kugira ngo babone inyungu zabo bwite. Nuko ishano ryagiye ryinjira mu itorero ry'Imana. Kubera iki? Kubera itorero ry'Iperugamu ryagiye rireka byoroha, abantu bakagenda bava ku Mana, bakitwa ko bakurikiye umusaraba, ariko badakurikiza iby'inzira y'umusaraba. Haleluya. Inyigisho z'Abanikolayiti zazanye inyorosha myizerere, icyaha kagenda kigwira, kigenda kinjira, abantu bakitwa ko bakurikiye Imana, ariko bakabijyamo kubw'idini. Niyo mpamvu uyu munsi usanga abantu bavuga ngo Mutagatifu Nikolayi, abantu bakabikurikiza, bagakora imihango, ugasanga iyo mihango by'ukuri yaje hagarariye ku bintu by'Abaroma byo kuramya ibigirwamana n'ibindi byinshi. Ariko aho siho dushaka kuganisha uyu munsi. Icyo dushaka kuvuga ni iki? Nuko tuzarwanya Satani nawe azaduhunga, twe kumubererekera mu tuntu duto n'utunini. Haleluya. Niyo mpamvu rero icyo Imana yarigayeho ni icyo kureka. Haleluya. Ni gute rero tutareka ko Satani akomeza kujyana abantu b'Imana? Ni mu gukora imirimo y'Imana, ni mu haguruka wowe uri Perugamu yawe naho ngaho nyine ubona ko Satani akugose. Hari igihe tuba ahantu ukabona intebe ya Satani niho ituye. Birasaba imbaraga z'Imana nyinshi, birasaba kuyegereza, guko iminsi ikomeza kuba myinshi ngo twegere cyane, duterane cyane, dusenge cyane, twiyegereze Imana. Ariko bisaba iki? Bisaba kumenya igihe urimwo. Hari igihe tubaho twumva ko turi mu ijuru kandi turi ahantu Satani atuye. Icyo gihe rero tuzitandukanya n'abandi mu gukora imirimo y'Imana, bikabonekera mu mbuto twama. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 mu gice cya 4 umurongo wa 1 amubwira ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete.
haleluya. Igihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, haleluya. Aba bantu kuvuga ngo bakoze ibintu mu gihe kidakwiriye, hari igihe umuntu akora ibintu by'Imana kubera ko afite ubushobozi, kubera ko bimworoheye, kubera ko ari igihugu kimeze neza, ariko hari igihe bizaba ngombwa gukorera Imana mu gihe kidakwiriye cyawe, ukavuga iki gihe ntabwo byari binkwiriye ko nkora ino mirimo, iki gihe ntabwo byari bikwiriye ko njya gusenga ko nta transport mfite, iki gihe ntabwo byari bikwiriye ko mpabana amafaranga kuko yarabuze, ariko ngo mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ngo wigishe, uhugure kandi wihane, ufite kwihangana kose. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose ni ibintu bishobora kugutandukanya n'abandi igihe uri Perugamo. Tugeze mu gihe kimeze nk'aho itorero riri Perugamo, ibyaha biragwiriye, Satani arimo aragwiza imbaraga kuko iminsi ye yashize, ariko ikintu kizadutandukanya n'abandi nuko tutazishushanya, tuzagenda nk'uko Imana idusaba. Niyo mpamvu tudasa n'ab'iki gihe, kubera ko Imana irakubwira wowe ngo reka ibi, nibijyanye n'umwana w'Imana, ikakubwira ngo bigenze gutya kuko ari byo wowe ukwiriye gukora. Imana irabaza muri Zaburi 94:16 iravuga ngo ninde uzahaguruka akantabara kurwanya abanyabyaha? Ninde uzahaguruka mu ruhande rwanjye kurwanya inkozi z'ibibi? Inkozi z'ibibi ziri mu kazi dukoramo, inkozi z'ibibi ziri mu mago yacu, inkozi z'ibibi ziri mu gihugu cyacu, ariko ntituzahaguruka turwana twambaye imibiri ngo kuko abo turwana nabo saba inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'imwe mu zano bo mu kirere. Ukwiriye kuba umusirikare ahagurutse nka Gidewoni, ugakora nk'uko wahamagawe, ugakora nk'uko umeze, haleluya. Niyo nama Imana yagiriye rino turavuga ngo ndakugira inama yo kwihana, haleluya. Ukihana ugahindura imico, ukihana ukaba umuntu utaba mu bwoba, kuko ryari mu bwoba ryihisha rigatinya gupfa, ariko ba Antipa bagahaguruka. Dukeneye abantu bahagurutse nka Antipa muri kino gihe, tukaba ba Antipa. Ntibazadushiraho inkota ngo batwica ngo badutera amabuye, ariko hari ibintu bimwe tuzemera tukazira ku bwa Kristo, tukazira gutakaza inshuti, tukazira gutakaza ibyubahiro, tukazira tugatakaza ubuzi bumwe budusaba gukora ibintu bidashoboka kugira ngo tububone, haleluya. Yesu ashimwe. Imana iraguhamagara kumera nka Antipa wa muri kino gihe. Imana iduha ubushobozi, idushoboze kugira ngo tubikore, kugira ngo unesha wese azahabwe izina risha, arye kuri Imana idashiraho mu ijuru, haleluya, kuko umwami wacu araza vuba. Yewe watorero riri Perugamo we, nagira nkubwire yuko Uwiteka kuzi kandi akureba. Ese witeguye kuba Antipa wo muri kino gihe? Ese witeguye guhaguruka kugira ngo ukore, urwanye inyigisho z'Abanikorayiti, uhaguruka ukore, urwanya abahanuzi b'ibinyoma nka ba Baramu bakoreshejwe na Baraki kugira ngo bavume ubwoko bw'Imana buve ku Mana buyihindukirire. Imana yacu uko yari iri ni kuri kandi kwizahora ibihe bidashira. Urusu rwandiko tujugunya tukavuga ngo n'urwa kiriya gihe, ariko n'urwacu ratureba uyu munsi, haleluya. Imana iduhana umugisha. Rero nagira ngo dusengere hamwe kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo guhaguruka nk'aba Antipa haleluya, na ba Stefano twemera tukazira ukuri mu gukora, kugira ngo intebe ya Satani twe kuyiha ikibanza, twe kubererekeza Satani. Reka dusengere hamwe. Ndarangije. Uwiteka Imana, ndagushimiye yuko itorero ryawe rya mbere ari imitima yacu, waraduhamagaye, uraturesha, utuzana mu nzira yawe y'agakiza. Ariko uyu munsi Imana turagushimiye ko wanesheje isi. Hari ubwo isi idukurura, hari ubwo isi ishaka kutuvana mu kukuramya, twari turi mu kugushira hejuru, ikatubwira ngo ni jyewe muze, ariko twahisemo wowe inzira, ukuri n'ubugingo. Niyo mpamvu uyu munsi Imana tumanitse amaboko, turakubwiye ngo uzuze imbaraga uko iminsi ikomeza kuba mibi, uko Satani igihe cye kirangira arashaka gushonshomera benshi, ariko uduhe ububyutse nk'iri torero ry'i Perugamo, udukize ubwoba nibwo bwatumaga bifungirana, ariko ba Antipa bagasohoka bitoroshe. Mana utuvana ahantu dufungiranywe, duhagurutse nk'uko wahagurukije ingabo zawe, utwambika intwaro z'umwuka kugira ngo duhagarare neza. Mana duhagurutse nk'ukuntu wahagurukije Gidewoni. Ba Gidewoni bafite ubwoba kuko ibihe bikomeye, baranga kuzira ukuri ahubwo bagaceceka. Mana utubabarire aho twagiye turamya izindi Mana kubera ubwoba bwo gutakaza, ubwoba bwo kubura. Imbabazi zawe zitube uhoraho Mana. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye kukanguye ba Antipa, ndagushimiye kuzanye ba Stefano. Mana byatuma riri kunguka isi yose n'ibirimo, ari tutagufite wewe. Urakoze kutubabariye nyagora ku ngoma.
urakoze kubikoze, urakoze kuduha imbaraga zidutandukanya n'ab'iki gihe. Izina ryawe ryubaho ubu n'iteka ryose, amen.